Pastor Mutesi yaratangaje ati ejo bundi ntago njya nsesengura imvugo ya perezida wacu sinanasesengura mama ibyo biranavuga ngo kandi n'abantu nkunda nabo sinabasesengura Mutesi rero ndamukunda ko mushiki wawe mutoya ubu ufite inshingano yo kumurinda uzi ko uyu Mutesi ari umunyamumaro mu bantu benshi Mutesi ndamukunda cyane yandusha imyaka ubwenge bwawe n'ubwanzovu ukomparinze ubwenge bwawe n'ubwanzovu hagati yawe na Nzovu ninde ufite ubwenge bwinshi ushobora gukora ikiganiro bamutumiye muri Genesis ntago nge bantumiyeyo nandi magambo ntuzakinishe Mutesi n'umuntu bita Scoviye nubwo bose bitaba Mutesi uzi impamvu n'abantu urwanya u Rwanda yibonamo n'u Rwanda ubwarwo rukabibonamo ariko urimo uragereranya ndakubarura nimba urwanya ubuyobozi bwacu nanjye ukanyanga gira icyo ugenda MUKANYIKO kuri Mutesi no MUKANYIKO n'umusazi abagabo benshi barabikoreye umugabo yaciye umugore inyuma ari yitoratoza ku mugore akamubwira ati kandi ubwo wagiye muri babagabo bawe Slim Jesus 17 z'ukwezi kwa karindwi 17 z'ukwezi kwa munani habayeho gusoza iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo kuri Victoire Muhoza Bukira atabonye sinyasiyo yemeza ko azaburana mu mizi byatumye we n'Gateragasha batanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro basaba ko barekurwa nta yandi mananiza hanyuma ikirego cyabo cyarakiriwe Kicukiro mu rw'ibanze baburanye rero ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwatanze ikirego mu rukiko ku gihe ku itariki 18 kubera ko 17 ngo hari muri weekend bituma rero ikirego kitaregerwa urukiko mu bizi ariko 18 baragitanga urukiko rwaje gusuzuma rusanga ubushinjacyaha ibyo bwavuze ari ukuri hanyuma harubahijwe amategeko Victoire rero komeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu mizi kugira ngo izagirwe umunsi w'imizi rero wari uyu munsi mu rukiko rukuru rwa Kigali nuko ngo nta byo kunyura mu urwisumbuye yahanyuza ajurira ariko mu mizi byabaye ngombwa ko ajya mu rukiko rukuru rwa Kigali birangiye biterero ku itariki 20 na zingahe ejo bundi bivuga yuko yandikiye urukiko rukuru arubwira yuko asaba gusubikisha urubanza agaragaza n'impamvu yifuza gusubikisha urubanza icyambere yagaragaje yuko yifuje umwunganizi mu by'amategeko w'umunyakenya urukiko rw'ibanze ruramuhakanira akaba atamufite icya kabiri agaragaza yuko yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga arega ubushinjacyaha bwifatanyije n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bamufashe bakamufunga icya gatatu cyabonetse uyu munsi aho yiyamye inteko iburanisha amaze gusanga ariyo ngo yasabye ubushinjacyaha kumukoraho iperereza yavuze ati rwose mwese inteko ndabihanye umucamanza aramubaza ati twese nta n'umukuyemo nta n'utoranya ati nta n'umwe ntoranyije muri mwese simbashaka ndabiyane Gateragasha yapurika ingingo z'amategeko Maître Gashema Felicien yapurika ingingo z'amategeko umucamanza akavuga ati izo ngingo zose muvuga ati rega turazizi hanyuma umucamanza aramubaza ati urasubikisha nukwiyamba inteko cyangwa kimwe muri ibyo ni ikihe aravuga ati nandikiye urukiko subikisha urubanza bitewe n'impamvu zanjye bwite sinari bwasubizwe niba byaremewe cyangwa bitaremewe yenda byari kwemererwa muri iyi nteko ariko kubera ko nsanze ari mwebwe ntabwo mbyemeye ndabihanye Apotre Mutabazi wari uhari nubwo wari wicaye amagana inyuma wimereye nk'umudiyakoni cyangwa protokole ahantu nakubonaga wicaye n'abagabo b'amakote n'abadamu bari bambaye amabubu tutazi wabyumvise kubera iki Victoire yihanye inteko iburanisha mu rukiko rukuru biragoye kumenya ikiri mu mutwe w'umuntu maze nkubwire ko wambaye neza hagataho ntaza kubyibagirwa biragoye urakoze biragoye kumenya ikiri mu mutima w'umuntu yego cyane iyo uwo muntu n'ubusanzwe afite imigambi mibisha hari n'igihe umuntu aba ari kugerageza kugira ngo ibintu byose abivuge yabigize netre ariko iyo umuntu ari umugome aba ari umugome nakunze uburyo uriya muyobozi wa FCM 23
herutse utanga discours Colonel Nanga kayavuga ngo so regime génocidaire de Kinshasa atubwo butegetsi bw'aba génocidaire bi Kinshasa kuko iki ni yari ko kimeze ni kukita yego gusa ubwo nari kuvuga ko bigora kumenya uri mutima w'umuntu noneho rero yari n'umuntu ufite imigambi mibisha byanga bikunda agenda cabiranya yego ariko reka dutekereze turebe niki cyamuteye gusu yarabanje rasubikisha cyo ni cyambere asubikisha nterazi inteko bazamuha yariyo none ntago yari kwihana inteko atazi yariyo yego uretse ko yaba umunyakuri cyangwa se yashoga no kwandika ati ndasubikisha kandi mujya kuma inteko nimuzampe yayindi yego ariko ubwo ntacyo iratambutse yego yaravuga ati nibampa yayindi nzayihana ariko tugiye ku gikorwa nyirizina ku cyabaye uyu munsi nyirizina uyu munsi iyo aza agakomerezaho yego byari kumugora nimba hari n'ibyo atekereza kugobyora kuviringa yego ya nteko ibifite byose iravuga iti twakubwiye gutya urabizi byose baba babyanditse akavuga ati rero nimbihana indi nteko izaza bazahera kuri 0 yego ubwo ikintu cyane mbere yabonye nuko iriya nteko yari isa n'imufite yego ntago ari kuvuga ngo inteko yindi bazaza na amategeko bakoresha nama sibyo se amategeko bakoresha bose nama no gushaka ibimenyetso ariko akavuga ati bizamera nkaho dutangirira hasi yego kuko iriya nteko nimba yaramutumye ngo azatanga ubuhamya yamara gutanga ubuhamya igategeka ubushinjacyaha kumukora iperereza ryimbitse kuko bumva ubuhamya bwe buvangitiranyije cyangwa se budasobanutse yego ya nteko bakamukora rya perereza ryimbitse bagasanga ahubwo bimugira umunyacyaha bakamujyana ku rw'ibanze kugira ngo bamuburanishe gufunga n'ifungurwa yego ariko n'ubundi se bagomba kuburanishwa bagomba kongera kamuregera rwa rukiko ushyigikiwe damange agira abantu muri biriya bintu buri wese agira be Kizitagira be Ngabire Victoire akagira abantu nyine bameze nk'abamwibaburiyeho yego damange nawe akagira abandi bana cyuma bafite abandi yego ariko harabagira benshi nakarasira afite abandi nakarasira agira abandi ariko harabagira benshi noneho buriya damange agira benshi nubwo yakoze iminsi 15 buriya irabaze ni 15 yonyine yamaze kuri YouTube 15 yonyine yarakoze ibintu byamuhesha burundu byamukwize kandi yavuze inshuro tarenze enye donc video zitari nyinshi rero nayindi kuvuga yuko yavuze ngo yarengereye ubwo ni uzi ibyo avuga ko yarengereye gushaka igihe rero nako kwikura mu rubanza nabyo dushobora kubitegereza ko imbere dushobora kubibona gusa nibuka ko Rusesabagina yikuye mu rubanza ko yaratekereza ko abanyamerika bazamukura induru zizavuga muri gereza induru ntabwo zikora mu Rwanda ntabwo rukangwa n'induru ko abantu benshi baranyikoreye ku bya Rusesabagina ngo naravuze ngo nibamurekura ngo nzagira gutya ngo uzigaragambya kandi ikintu batazi ni uko u Rwanda rutigeze rumurekura kuko Blinken yashaka ko bamurekura batamukatiye batamuciriye urubanza icyo twita faute de preuve ni ukuvuga ngo indege yamuzanye ntibyeme n'amategeko mumugarure bigahita birangira gutyo akagenda atanahamijwe icyaha none yaragihamijwe yego n'ubujurire buraza rugirwa itegeko yego mu yandi magambo bamurekuye nk'umuntu hamwe n'icyaha ariko uhawe imbabazi za perezida icyo gihe ntabwo byitwa kurekurwa no kugirwa umwere kuko n'uyu munsi hari uko yitwa amategeko y'u Rwanda urugero rworoshye niyo abanyamerika babishaka ntabwo bamugira perezida mu Rwanda niyo baza mumuherekeresha indege byasaba yuko babanza bakarasa itegeko nshinga byasaba yuko babanza bafata itegeko nshinga bagatwinginga abaturage ngo turihindure kandi ntabwo twabemerera ko turyemera biri mu nyungu zacu tubihindura biri mu nyungu zacu ni ukuvuga ngo amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera ko umuntu aba perezida yarafunzwe amezi 3 yarahawe igihano nako kirenze amezi 3 icyo gufunga tube tukiretse yarahawe icyo gihano yaragikatiwe n'inkiko zifitiye ububasha none yaragikatiwe naganda ntabwo yaba perezida niyo mpamvu ubona nta kintu kimwe yakwiyamamariza kiri nuzi niyo mpamvu ubona nawe
n'umusatsi wamwereyeho nyine yamaze kwitera ikizere yamaze kubona ko nta kigishobotse yego cyashoboka ari uko agiye akandika asaba ihanagura busembwa yego kandi ukurikije ibintu yirwamo nese wamuhanagura busembwa waba ukurikije iki nashingira hese bisa ko umuntu yaritwaye neza nta n'imwe bajya bitwara neza yego uriya we yaravuze ngo impamvu ngo yitwaye neza ngo nuko bwa Rwigara ariko ntaherutse ngiye bamuhamagaraga buri yarazaga Dianne Rwigara ntaherutse kuvugwa Dianne rega ari ibintu bitandukanye Dianne yaje afite amafaranga y'iwabo buriya Dianne umukuye amafaranga y'iwabo yose yavuga uyamukuyeho yose yavuga uyamukuyeho ukamushyiraho ku gataro agatara gacuza ariko sha urasuzugura butabaze niyo mpamvu buriya njya nkunda kubwira abantu ni mujye mushima Imana je mutabazi nta miyaga nagushyiriramo hari ibyo wakina ugahita ujya nyabwo wo gucuruza agatara ese mutaba ngwibariza akabazo k'amatsiko wagacuruza kandi buriya cyane nta kidashoboka hari ibintu wakora bifite ingaruka ku banyarwanda batiriko nimo ziragenda watiye nibijya uzitere na gaposho ikigano ubu nibwo gitangiye kigiye kuba umuriro wa bwiraga bajye bashima Imana abafata imyanzuro iyo bigize abagumuke ku gihugu batari mutabazi yego kuko nese waba uri igiki uri ku butaka bw'u Rwanda ngo kujyanya bwo gacuza agatoro ntabwo byakunda wagacuruza ariko rero bajye bareka imikino yabo kuko nge birambabaza iyo nkodesha nkabona umuntu ufite taje ari kwigira nabi narinzi ko ubundi abagumuka ari abantu baburaye babuze imibereho kandi nabo burya si uburenganzira bwabo kugumuka kuko wabuze ibiryo abandi babibonye iyo ukora nk'uko abandi bakoze nawe uba wabibonye yego ariko burya birambangamira ni gute ufite taje ukajya wirirwa uvuga nabi ubuyobozi wirirwa usenya wowe ni ikibazo bwarakugabuye bwaragukamiye ni bya bindi bahaye abantu amata se baka n'ibindi so reka tuve kuri iki ariko icyo nakubwiraga ni kivuga ngo nshaka kubaza tukiraho ni kivuga ngo Dianne ko afite amafaranga yego iwabo bafite amafaranga yego none se uyu nguyu harya ninduye ukunda uwa Mitsubishi metre ntaganda Bernard uyu munsi ntabwo yari ari ku rukiko mu rubanza rwa ese kiri metre akiburana yajyaga burana imanza akazitsinda sinabihagazeho ababihagazeho bazatubwira ariko nta kibazo ntaganda Bernard bya metre kambe cyakoze muza ari subu sindamenya ubu metre bwaho ushingiye Bernard ntaganda yaba hari ikintu uzakora cyinjiza amafaranga ntacyo nzi yego uretse ko buriya bariya abantu bose ikibongoza nuko inzu babamo ari izabo kubera yuko inzu babamo atari izabo yajya gukodesha abapangayo muri abarandirode bo muri Kigali bakazimwima nibwo yabyumva neza yaba ari ikibazo ukarega mu Rwanda nimba ushatse kutwereka yuko nimba ushaka kutwereka yuko uri umugome nimba ushaka kutwereka yuko ibyawe ari ugusenya ntago inzu yanjye uje kugura inyanya ntago naziguha nibashima Imana rero nimba bakijya kugura ibirayi bakabibaha yego ariko iyo bakodesha byo byari kubavuna ariko naho tuvanyeho nka buriya metre ntaganda aramutse akodesha kabiri ngabo bitwara akabakodesha yego erega buriya tuba twanaboroheye wese nka bire bitwaye ibintu yivugisha ahantu hose agiye kugura ibirayi hose tubimwimye biriya bintu yabikomeza ese yatunywa n'iki yajya avana akajya guhahira mu Buholandi ntabwo byakunda niyo mpamvu rero mba mbabwira wowe bitwara utekereza uko wabitekereza nimba ufite n'uburenganzira bwo kubitekereza nimba ubona abanyarwanda twese tutabishaka n'ikimenyimenyi yego 99.18 twatoye Paul Kagame ntitubishaka watubabariye ukabigumana mutwe wawe ariko ntubone ko abanyarwanda dukomeza koroshya kuko ni leta y'ubworoherane we are tolerant niko muri constitution babyita ngo we are tolerant nation yego
tugerageza koroherana niyo mpamvu nusabye imbabazi rimwe na rimwe bamureka gataha nukoroherana ko tuzi ko twaciye amatara ashaririye so rero nibyo nakubwiraga ngo Dianne kubera kadakira amafaranga ariko uriya Victoire yego nubwo twavuze yuko ibirayi babimuha kandi yakaba yazirikana ko dushatse ibirayi twabimwima rega nitwe tubihinga rega ntagahinga ariko akeneye amafaranga mutunga turutse iyo hanze atagiye rero yishyamangaza kuri Perezida Paul Kagame ntago bayamwoherereza buriya bafite nk'amagambo bamutegeka kuvuga kugira ngo akunde bamwoherereze yego kandi se wenyine buriya nabacyo bariya abantu ukuntu batera no kuri bakarasira baramubwira ati turagwihumba 10 ariko uravuga uko buriya niko bakora indabazi ngo nuko mukora ati nuvuga ibi turaguha ibi none wamara igihe utabivuga bagakupa bigasaba ngo uze nanone wongere yego bimeze nko gukora buraka so rero we kuba atabikora waruvuze ngo Dianne Rwigara uyu munsi wa none imyaka 40 ntabwo mbizi ndani ngo ko yacecetse w'impamvu yacecetse nuko na abikoreshwa n'ubujiji ntago abikoreshwa n'amaco y'inda kandi burya nubwo ubujiji n'amaco y'inda bituranye ariko ntibikoresha kimwe ukoreshwa n'inda umutunzi inote amutegeka amutamika ibyo akora yego none rero Dianne we abazi ko ngiye acecetse akazongera kuvuga amatora ageze ngo bimuzamurira ibiro bituma nyine ngabo umuntu ese mutoke icyambere tuma akwepa ibyaha yakorera kuri mikoro yego icyakabe bigatuma ngo agira ngo ijambo rye ribi ry'agaciro wabonye ko na media avugisha ni France 24 ni TV5 Monde muri wabayumva bimugira udasanzwe uko umuntu ariko urumva nyine presidentiable ariko ntago ari byo bigira umuntu presidentiable Apotre Mutabazi uri ngaragu uyu munsi ntabwo uri ngaragu kuko warashatse urabyara ariko nyuma ratandukana byemewe n'amategeko ugize gutya ukabona umuranga akakubwira ati ndashaka kurangira umugeni ukabaza ati nindi ugasanga ni Dianne Shima Rwigara hanyuma uwo muranga akaba yaraganira na Dianne akavuga atari Mutabazi ndamwemera ati nubundi njya niyamamaza abaturage bakabaza ngo gukini yamamaza nyine umukobwa ngo sinshobora gutorwa nyine umukobwa kereka nshatse Mutabazi ni umugabo mwiza ufite igihagararo ati Mutabazi namwemera nta kibazo Dianne habonetse umuranga akakurangira Dianne Rwigara wamurongora cyangwa ntiwamurongora icyambere ubwonko afite ntacyo bahinduyeho ubwonko afite nta kintu cyahindutseho ntabwo mbizi ibyo ndiwe mwakica mukabiganira icyo wemera n'icyo yemera ikibazo cyawe ndashaka kumenya icyo ari cyo ubwo nshaka kuvuga ngo ubwonko bwatumye atekereza gukora no kuvuga ibyo yavuze ahindutse ukaba umukwe wa Dianne Rwigara ahindutse ukaba umukwe wo kwa Rwigara nabaza Paul Kagame amubaza urabona yarahindutse nunyemerera ko yahindutse wowe nyine namubaza mbwani wowe genza urebe nimba ubugoryi n'ubupapfa bwatumye akora ibyo yakoze bwaramushizemo nibiba ngombwa wowe kuko uri ikizigenzi ntore kwa kundi kose n'umutoza na geshi nimba ari bisigaye mu bikorope n'ibyo bikoma byose ukorope nibirangiza abihamye nk'uko umuntu ugiye kubatizwa ajya mu mazi menshi agusaba imbabazi aryamye ku makaro hasi mu nteko ibyo byose nibirangiza ubwo ingofero twayambika umusaza mu magambo make yaba ari nk'ikimenyetso kivuga ngo yavuye ubuzima gibuntu ntagakiri wa mupfayo ngo yahoze ari we ubwo si muvuze neza sinanze kumutesha agaciro kuko nimba ibintu yakoze bikoreshwe ubugoryi buravurwa Dianne akabanya uko bukwi ariko agifite imitekerereze afite ariko nanone byagora kuko erega ikibazo bisabiye imbabazi ariko ubugoryi wari ufite bwatumye ubitekereza ubwonko wari ufite ubwonko buciriritse wari ufite byatumye ubitekerereza nibwo ugitunze nicyo kibazo byagora reba nawe bakakubwira bati tuguha imitungo ya Dianne Rwigara yo mu Bugesera Dianne Rwigara buriya yapfuye ari umukobwa yitabye Imana ari umukobwa afite ibitungo byinshi yari Bugesera n'amazageretse reka nkwereke uburyo ibintu bikoze niko bivugwa iyo
uhemukiye u Rwanda niyo wagira ngana na Elon Musk yego ndagusiba nkanagusiba burundu neza cyane ntago byakura okay aho byawo kuko erega abantu basize impamvu abantu bashimbira amafaranga cyane amafaranga urayashaka ukayabona cyane ntuyabone yego hari impamvu batagwa miliyari ngo urongore mama wawe icyambere bwisi sa amafaranga kuko impamvu utabikora nuko ibyo bintu bakubwiye bitwa kurongora mama wawe ni ibintu utemera ni ibintu zira ni ibintu bitera umwaku ni ibintu bivumye nabo rero bari abantu ibintu bakoze biravumye wimbwira amafaranga rero nkuko utayambwira kuri mama niko utayambwira kuri Ingabire Victoire niko utayambwira kuri Anne Rwigara niko utayambwira kuri Dianne Rwigara n'abandi bahisemo uwo murongo yego kandi bigomba no kuba mu rubyiruko rwacu rwose wihita ushamadukira amafaranga araje amafaranga ntago icyo azara amafaranga yego uyu muntu uko no abantu bagira ubundi bujiji ibindi bintu bitandukanye abantu bakora amakosa kuko ari abantu no one is perfect ariko n'umusaza atinya nyina iyo udatinya igihugu rero udatinya u Rwanda naho rwavuye ushaka kuruhasubiza ukambwira ngo reka nabyo byoroshye ngo undakaza ngo nyine ngo mwakundana bikajya ku ruhande hari n'uwakubwira ngo ubwo se ngo nimwakundana ngo ariko ukamutegeka kutazongera kwiyamamaza ikibazo ideology ntiyavuye mu mutwe nicyo kibazo noneho hariya nakubwiraga baba baseritifiye ko ideology yamusohotsemo uwo mwanda bamukoropye ariko ikibazo ubwonko bwatekereje bya bindi nibwo agifite ubwo bwonko rero ikibazo buraciriritse ashobora no kutazongera gukora bya bindi ariko ubwonko buciriritse sinzi akandi karambaraye bwankururira yego kandi ashobora gukurura none akarenze akangaka kuko ikibazo ubwo bwonko none se Dianne n'uburi umurescape abarescape ni benshi mu gihugu nimba sinzi ibyo uri byo abandi batari byo hano ariko abo bandi bari ibyo uri byo ntibigeze bakora ibyo wakoze yego rero ubwo bwonko bwagushutse bwatekereje bwayobejwe bwatobwe bwatokowe bugakora icyo kintu njye ndi gutinya yuko niyo waba wamaze kureka biriya utazanabigarukamo buzongera bukore ikindi kintu cy'akarambaraye niho nshaka gusobanurira kandi ibintu bishaka kubisubiza gihanga ngereza kwereka ngo ahararetse kuyibi ariko ikibazo ari kuyibi ubwonko ntibwahindutse nicyo kibazo naba rero ni mfite amakenga yuko buzongera bugatekereza ikindi kintu cy'ubugoryi cy'ubugome cy'ubugwari kandi kirimo koreka cyangwa se kujyana imbaga nyamwinshi mu icuraburindi rero nta mahirwe yaba afite nabyumvise ntayo pe urahasobanuye cyane Apostle Mutabazi Rwanda rugira bagera nibaza umuntu witwa twagiye urakoze cyane arashaje umuntu ubwo nanze kuhagera ko wumve ko u Rwanda nkurikije abageni rufite wayara rwose urakoze cyane ikibazo cyawe cyari kirimo n'igitutsi buriya nabiretse tuzi ikibazo ariko sayidi y'igitutsi ndayihorera ariko uzi abakobwa beza dufite muri Kigali uzi abakobwa bahanga dufite muri Kigali dufite abakobwa bayobora amasosiyete bahoze muri Silicon Valley oyareka nkubwire dufite abagabo b'intwari bazima benshi rero babaye ibigwari kandi amafaranga iyo ari mu maboko y'ikigwari n'ubundi n'ayo mafaranga yitwa magwari hari amagambo aba muri biyavuga ngo umuntu ugenda yitonze ari umukene ngaruta ikigenge naho cyabigikire yego naho cyabigikire kigenge kigarasha igipinga ikijenosideri naho cyabigikire burya iyo utaragera kuri iyo musimamo abari ikibazo batiri zabaye batiri soreza mvuga ngo wagisoje nimba Satani afite umuhungu batiri ndabona zakomeje kuba ikibazo nimba Satani afite umuhungu bazamurangire uwo muntu ajye kurambagizayo kandi aramutse ahindutse rwose mu mutwe we ideology komagahinduka navuga ngo nanone Mutabazi namanganga kuko nubundi yaba afite ubwonko buciriritse icyakora uwaba avuga ati ngewe ku igare nyonga no kukuba yarahindutse ibyo bintu by'ideology bipfuye akabirekura
yego ubwo nimba wanyumvise neza Dianne Rwigara aretse ahindutse mu buryo bwa ideology akajya ku murongo yego akajya ku murongo ariko bya bindi hari batanya no kumushinja ngo ni inkoma bashyi icyama akagera kuri iyo level nabwo navuga ngo she deserve to marry umunyonzi yaba akwiye kurambagizwa n'umunyonzi kuko ubwonko buciriritse nk'ubwo ntabwo ari ubwo guhurana ba Mutabazi undi ubyumva ukundi azagenda mushake n'ubundi ni umukobwa yego uretse ko nuko nyine yafashe n'umurongo udakwiye ariko imyaka numvisha afite irenga 40 nuko yego ntabwo yakabaye akiri ingaragu umuco nyarwanda biriya bintu ya bintu ntabwo bigukwiye ariko igikomeye si ugushaka nabanze asubire ku murongo kuko yaratannye arogorwe kuko yararozwe yaratokowe atokorwe rwose nyuma y'aho ngaho wasanganye mvuze abanyonzi akaba yabona n'abatari abanyonzi uretse ko ari abantu batari abanyonzi mu gihagararo no mu ikofi ariko mutwe ari abanyonzi ariko umuntu ufite mu mutwe hazima niyo yahindukira akaba inkoma amashyi ku cyama ntago yamushaka erega yazaguteza ibindi bibazo ubwonko bwe buriya burajagaraye bufite ikibazo ariko ugatinyuka ni hatari oya ari ibintu umuntu atinyuka nkahita mvuga ni wowe uguranyiyeretse uwuriwe kugeza iyi si irangiye yego Apostle Mutabazi tugarutse umuntu yakubaza ngo Pastor Mutesi yaratangaje ati ejo bundi umunyamakuru yamaje urugendo ati ko abantu benshi bavuga ko ushobora kuzatandukana n'umugabo wawe uzongera ugasenya arasubiza ati icyo si gitangaza gusenya kuko izindi zasenyutse zanjye narwo rwasenyuka iyo mvugo nicyo gisubizo wacyakiriye ute wowe hari wishimira gusenya icya mbere ntago njya nsesengura imvugo ya perezida wacu yego ndamukotinga gusa sinanasesengura kabarira yego namukotinga gusa kabarira muzehe wanjye intwari yanjye yego sinanasesengura mama n'abavandimwe banjye ntabwo najyamo ibyo biranavuga ngo kandi n'abantu nkunda cyangwa se b'inshuti zanjye yego nabo sinabasesengura Mutesi rero ndamukunda ni inshuti yanjye mubonamo ubutwari niyo murimo mumugurukana mba nababaye ubwo ikibazo cyawe rero gise gihomberaho ikibazo bacyura icyo gisubizo gikoze uko nyine ikibazo gihari none se urashyigikira amafuti cyangwa urashyigikira ukuri yari gusubiza ngo n'undi ruzasenyuka cyangwa ari kuvuga ngo Imana yarushyizeho twarushyize imbere Imana izadushoboza bamusobanurira uburyo uri ibintu bitangaje Mutesi ni inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye niko kagangira rero mbona iyo ukiza abavandimwe aragarama ndukiza abavandimwe ngaragarama ubwo rero iyo mutangiye bya bintu byanyu byari Mutabazi nkagarama narangiza avuga ni mwese ndabakunda ariko Imana izamfasha ibyo bintu bihagarare mu buryo nzi cyane ndi kwanga kwinjiramo rero amajwi ya Mutesi yavuze kuri Wanyana Asiya akamwita ikigoryi igicucu umugore udashobotse wabishimiye Mutesi cyangwa warabimugaye nk'inshuti yawe icyo ndi kubwira ni iki ngiki kandi toje yapfuye ari inshuti yawe iyo nkunda umuntu kandi asabe ni inshuti yawe ntabwo bisobanuye yuko ibyo yakora byose yabikora nkuko nanjye nabikora ko ntabwo dusangiye umutwe akoresha we nanjye nkakoresha uwanjye urumva nta kibiri mufasha njye magaciro ko mukunda muhereze mwenge urumva magaciro ko mukunda ngaha agaciro yuko nyine mufata nk'umuvandimwe wanjye urumva kuko ibyo yavuze nabigereranya n'ibyavuzwe na mushiki wanjye muto kuki mwise mutoya ntabwo ndebeye mu myaka kuko mushiki wawe mutoya uba ufite inshingano yo kumurinda kumuproteja icyaza cyose ukavuga uti nditambika nyine murinde sibyo ubwo rero igisubizo cyanjye kandi cy'ubunyakuri kibaye icyo ngicyo mama pasiteri wa Nyarasiya umufata uti ni abakristo bose ni abanyarwanda n'abamama beza nyine nose mubwire ngo
ariko ibyo bintu muba muri kuvuga uzi ko uyu Mutesi ari umunyamumaro mu bantu benshi cyambere abantu bamukunda se ntibabumvisha ibiganiro byakozwe byose buryo rozatinya umuntu abantu bituniraho bakamwituniraho abantu bakomeza bakamukunda wasanga twese uko turaha batwituniye nkuko bamwituniraho ntawe wadusigaraho ariko we afite icyo kirere cyo kwitunirwaho ariko abandi bakavuga ati tuzakugwa inyuma tuzagukomeza ikindi numvisha abantu benshi bashima bati Mutesi yakubakira urakomera muri sansi y'uburanga ni umuranga mwiza buriya yego uyu muntu oho ukabaza Celibateri Mutabazi ngavuge mushiki we nabi kandi azakubera avuga umugenzi umugenzi bafatanyije urugenzi ryo mu ijuru hamwe avuga umuranga urusha abandi baranga kuba umuranga mwiza nabi ariko timwaba bapapa urumva icyo bahuriye timwe bapapa Mutabazi hari amakuru numvishe ko mu bukwe bwa Pastor Mutesi waherewe rega bari nk'abana bafasha kugira icyo kintu gisimbuke ibyo mbivuze ubwabyo ni content ariko ngo waherewe mu bukwe bwa Pastor Mutesi niyo mpamvu utari uravuze ngo hari umugore ibyo ni ibihuha kandi nuba uri kumbaza ibifatika ugashyiramo n'ibihuha noneho biraba bivanze okay none reka tujye mu busesenguzi njya nkunda uburyo usesengura mu buryo bwiza nkunda cyane aka kanya twirengagize ko ari Pastor Mutesi umugore aje akaza kuri kamera akavuga ati njyewe ndubatse ariko uko byagenda kose mwitegure ko nejo bundi nakongera nkasenya kuba nubatse nejo nase nkuko izindi zasenyutse uwo mugore wamufata uti namusubiza igisubizo nyakubahwa Apostle Gitwaza umubyeyi ukunzwe na benshi kandi w'umuhanga w'umunyabwenge yasubije baramaje ngo ari umupasiteri wavuze gutya na gutya shaka kuba Gitwaza yarumvaga atemeranya n'uwo mupasiteri kandi bamubareje kuri mikoro ngo wowe urabivugaho iki uzi ko yavuze ko akunda guseka byica abazimu ngo urebe ngo afe ngo ntago nzi umwuka yari arimo yigira gutya ngo ntago nzi umwuka yari arimo nanjye hari ikintu wambaza kuko cyavuzwe n'undi muntu nanjye hari amagambo nagiye mvuga abantu kamemu nuko bamwe benshi bankunda ku buryo babajije bakubwira ati natwe ntago tuzi umwuka Mutabazi yari arimo yavuga harimo amagambo nagiye mvuga kuri Gitwara imvuga ngo she deserve the bullet in the head wenda wasanga harimo nayo mvuze gutya kuri buriya wa Rwigara ni anahindutse akavanamo buriya bugoryi yashyize mu mutwe byamusaba yuko tumushingira umunyonzi hari undi wabyumva ati urakoze ishyano kare ariko icyo nicyo kitugira abantu batandukanye nicyo kintu tugira demokarasi ntabwo dutekereza kimwe Mutesi ndamukunda cyane nakubiye ko mufata mushi wanjye mutoya yandusha imyaka mbyise umutoya kugira ngo wumve ko ari ngomba kurinda I protect her ngomba kumurinda nkuko warinda mushiki wawe mutoya ariko ntago bisobanuye yuko ako mushiki wanjye atavuga avugiye mu mwuka ntazi uwari yego ariko nanone nanjye nshobora kuvuga mvugiye mu mwuka atazi uwari yego gihe kimwe Petero yaranditse mu rwandiko rwa kabiri yego so ndakubwira ngo Mutesi mufata mushiki wanjye mutoya donc si cyo cya difference y'imyaka ahubwo mvuga ngo uwo ngomba kurinda someone to protect yego noneho abwani nibikuyeho yuko ashobora kuvuga ikintu nanjye ubimbajije nasubiza ngo sinzi umwuka yari arimo abivuga nanjye kandi ari ibindi navuga wabimubaza yakubera umunyakuri nkuko yamfata nanjye nka grand frère w'umuprotecting akaba ati sinzi umwuka Mutabazi yavugiyemo ndibuka amagambo Petero yavuze kuri Paulo mu rwa kabiri rwa Petero ibice bitatu aravuga ngo kugira neza kumwami Imana nagakiza nkuko mwene data ukundwa Paulo tubona urwandiko rwa Petero ariko ari kuvuga kuri Paulo nkuko twabonye Paulo avuga ukuntu ngo yigeze gucyaha Petero ariko Petero we akora ibintu by'ubwenge burenze ubwa Paulo kuko we yari kuvuga ukuntu yacyashye Petero ngiye abaye Mutabazi ari kubyandika muri rwandiko ni gute uvuga ko wacyashye undi muyobozi mu ruhame
kwanza kumucyara murame yakoze amakosa none uje no kubivuga none Petero wagiye kuvuga aravuga ntiyasubiramo ngo yaranyashye ntiyazana ngo twarashwanye aravuga ngo kugira neza ku mwami Imana nagakiza nkuko mwene data ukundwa Paulo yabyanditse mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge yahawe ngo ariko ngo mu nzandiko ze harimo byinshi bigoye kubisobanukirwa ngo ibyo abenshi bagoreka ngo ibyo baswa bagoreka nkuko bagenzi ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka ngo ariko mwebwe ubwo mu buri hakiri kare mwirinde mutoyobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushigama kwanyu ngo hariya Petero avuga ngo Paulo yanditse ibintu abibwirijwe n'ubwenge abaswa birabasiga ni nkaho nawe yaravuze ati Paulo hari ibintu yanditse ariko abyandika sinzi umwuka yari arimo dore byanditse ari mu ijuru rya gatatu abivuganyemo ngo sinshyikira icyo yashaka gusobanura Mutesi yashatse sinshyikira icyo yashaka gusobanura gusiga mu bwenge bwawe aho nari mvuze muri rusange aho nari mvuze muri rusange ibyo bintu yavuze yari yavangiwe aho nari mvuze muri rusange k'imvugo z'umuntu wemera hari igihe zigusiga ariko noneho mvuze kuri ibyo mwagize kandi ashaka no kubivugaho amagambo yavuze ubashije kugira ubwenge nk'ubwo afite kuko Mutesi ni umunyabwenge abamukurikira bakabamukurikira keke abamukunda none se abamukunda se bamukunda miki abamukunda miki abamukunda mama bamukunda miki ayayayaya ibyo bintu muvuga ni ibiki yamenyekanye kavuga amagambo y'ubuhanga ese mutaba ubwenge bwawe n'ubwanzovu uyu tubona kuri kwa Manibu ukompa yarinze ubwenge bwawe n'ubwanzovu hagati yawe na nzovu ninde ufite ubwenge bwinshi ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo Yesu yaravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo nzovu niba mureba se ushobora gukora ikiganiro bamutumiye muri Genesis ntago nge bantumiyeyo n'andi magambo ubwenge bwe hari aho bukenewe hari naho bukora ubwanjye butakora kuko nanjye ari ahandi bantumira nawe nibamutumira tazi ubwenge ashima ubwe hanyuma ikindi ariko Mutesi n'umuhanga yahuye na Sabe bahujwe na business n'ubucuruzi ko batahujwe n'ikindi ko ari ubucuruzi bwabahuzaga yahaga ibiganiro Sabe agacuruza arenze ko mwabonye ko nashaka kuvuga ku bantu buretse gatoya ntago murabona avuga yuko Sabe nawe Mutesi na Sabe bahujwe n'ubucuruzi ko nta kindi cyabahuje ko Sabe ari umucuruzi kuri social media abandi bakavuga bati Mutesi yahamagaye Sabe gucuruza umurambo wa Rusagara igihe Rusagara yapfaga nawe uremera ko Sabe ari umucuruzi n'umucuruzi si umucuruzi setu kimwe muri ibyo Pastor Mutesi na Nyakuwa Sabe ni abagabo babiri b'abahanga b'abahanga n'abagabo babiri n'abantu babiri b'abahanga yego Paulo yavuze ngo bo bagabo nyabagabo donc na Yesu aravuga ngo muzabagabo kumamye ntabwo icyo cyaba urubanza n'abantu babiri b'abahanga Sabe aracuruza ntacuruza n'abantu babiri b'abahanga none se ukuvuga ko acuruza kabiri ibyo Sabe akora yego byatumye abantu bamumenya byatumye yinjiza amafaranga aracuruza nuko hari ibintu yahaye abantu bigakemura ikibazo abantu bari bafite yego ibyo Cleophas barora ari byo nibyo Sabe ari byo nubwo batabikora kimwe bose ni abanyamakuru bose bakora muri media bakagira icyo baha societe nubwo n'abakenesi n'abandi bose uzi bakorera kuri mikoro noneho hakaba umuntu ushaka kujya kuri mikoro akavuga agakuramo agatike gusa cyakanataha n'amaguru yego akaba n'undi uzi gutegura ibintu bye akabipackaging abantu bakabikunda akagira sabu miliyoni haba hari advert ari bucisheho agacishaho nyazi ntabwo yigeze acishaho ngo ibyongera igitsina ngo n'umurego oya agace bya RBC agacisha ibintu nyine byibashye akishyurwa amafaranga kandi nayo menshi kubera yuko yubatse empire cyangwa se ubwami bunini kandi bufite imbaraga rero nabagabo b'abahanga naho ibyo banguye abacuruza oya ntacuruza ni abantu b'abahanga bakora ibintu byabo neza urakoze cyane Sabe Mutesi n'abantu nemera kandi nemera abantu bake mama pasteur wa Nyanasiya kuri Sabe Theogene Nzahuke yasize urugo rwe arusiga mu biganza bya Sabe na Chita Sabe yari inshuti na Mutesi
Mutesi kuva yatuka mama pasteur wa Nyanasiya Sabe yahise ashyiramo umukato azana mama Sharirene kuri chano y'Isimbi TV. Mama Sharirene aravuga ngo niko wa mugore Mutesi kuzana iyo nyarihuna ngo uyu muri TVD kutamwishi utayishingiye ko nawe nta mugabo wagiraga. Kuva icyo gihe Sabe na Mutesi bacanye waka. Mutesi yagarutse avuga ngo icyaduhuzaga na Sabe n'ubucuruzi hari ibyo namuhaga agacuruza tukagabanira hagati. Wowe urashingira kuki kuvuga ko Sabe ari inshuti yawe, Mutesi ari inshuti yawe, mama pasteur wa Nyaraka ari inshuti yawe, noneho nawe ukaba inshuti yanjye nanjye nkaba inshuti yawe. Je ntabwo aho nombera kaga noneho hagati ya Sabe yakoze amakosa kutojya guha mikoro Mutesi. Ese Mutesi nashaka gushyirishamo Sabe muba mwumva bakumva ko Sabe ari umucuruzi, ineza yajyaga agirira abantu yose ari ubucuruzi. Icyambere ibintu uvuze ni byinshi. Ibintu uvuze ubivuze ku bantu benshi. Nyine ubwo bose mbahuje nk'inshuti. Ikintu bashiye gukora ubivugiye imbere yanjye. Yego. Ariko ntibigeze bivuga ngo nzunguze umutwe nkunemeranya nabyo. Nanjye sinarinze umwuka bivugiye. Umwuka ubivugiyemo rwose wabungana na Poso Gitwaza sinawusobanukiwe. Umunsi umwe umwami wanjye Yesu yaravuze ngo I'm doing the business of my father. Iryo jambo rise mu Kinyarwanda nimo bango ndi gukora business ya data. Ubikize mu Kinyarwanda bango ndi gukora ubucuruzi bwa data. Yego. Ubwo ibyo cyaba gisobanura cyo vango Yesu ngo ntago yari yaje kudupfira ngo no kudukiza ngo yasobanure ko yaje gukora business ngo buri ngo Yesu Kapernaum yabaga yibereye muri business. Hari igihe umuntu avuga akavugira mu bwenge. Yego. Kuko nge sindabona umuntu urwanya Mutesi banganya ubwenge nawe ndamubona. Mutesi rafite ubwenge bwije. Nimba ari byo bamuziza oya nangwa ndi kuba kafite ubwenge bwije. Erega Rwanda rwese tufite ubwenge. Nta munyarwanda unagira arabukurusha. Afite ubwenge bwinshi. Urugero agira abantu benshi bamwemera batanyemera. Nose urumva ufite abakwemera batamwemera. Ufite abakwemera batamwemera. Agira abamwemera batakwemera. Reka nkwereke. Nujya kumenya abantu bafite ubwenge bwihariye. Reka nkwereke. Nanjye ndabufite ko bafite ubwihariye. Ntuzakinishe Mutesi n'umuntu bita Scoviye. Nubwo bose bitaba Mutesi. Uzi impamvu? N'abantu urwanya u Rwanda yibonamo n'u Rwanda ubwarwo rukabibonamo. Nwango system ikabona ni sawa n'abarwanya bakumva hari akantu kakibakururira kandi bakabikora bizi ko atafatanyije nabo muri system barimo. Uyu muntu yaba afite ubwenge ariko uzi umuntu basha kwandaraza nagari gutandaza no urabyitiranya. Urumva ari hano barumva na hano barumva uri kubyitiranya. Nukuvuga ngo akorera igihugu buri wese akabona kagikunda. Yego. Ariko nabakirwanya bakisanga hari akabakurira gukomeza kumukunda no mugiye nka Mutabazi. Ariko urimo uragereranya ndakubarura nimba urwanya ubuyobozi bwacu nanjye ukanyanga bikarangiramo bikanahwaniramo. Urumva ko bo bafite ubwenge bwihariye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu wese uzabonana iyi mpano yo kujera ukabona ntagarwa ngo hari bose aragira ahubwo we arakorera igihugu ari mu murongo wubaka igihugu ariko n'abakirwanya yifite amavuta atuma batamucikaho. Nimba ari kumuforoyinga bagaforoyinga, nimba ari kumwumva bakamwumva, nimba ari byo ari bwumve yavuzeho systeme neza bakitukagura bakiciragura ariko bikabareba bakaguma. Twerero ntibahaguma. Niyo mpamvu navuze ngo ni umuhanga kandi afite ubwenge bwihariye. Nge rero ikintu nize umuntu wese ufite ubuhanga n'ubwenge bwihariye sinjya mureba ngo nshake kumurega agatuza ndamwubaha ngashima ibyo akora. Nimba ari cyo mwigiraho nkamwigiraho, nimba ari icyo avuze mu mwuka ntazi nashyikira just nka agaciro isano iri hagati yanjye nawe, ubwenge namubonanye ibindi nkabirekera mu
mu ruhande rwe kugira ngo amenye uko abigenza, ko ntawe umenya byose, ntago ijambo ryose nta n'umuntu ndabona nemera ku rwego yajya avuga ijambo ryose nkavuga ngo niryo hari irigero kuba irikora insimbutse izikora insize, niko bimera muri rusange. Kandi reka mubaze ikibazo kimwe, burya wakunze kuvuga ngo Pastor Mutesi ni nka mushiki wawe, kandi burya abashiki bacu iyo bakosheje turabahana, tuvuga ati iki ntago ari cyiza, icyo uzakireke. Ukimara kumva, ndaza kukubaza ibibazo bibiri, ukimara kumva amajwi ya mushiki wawe ari gushaka kwicisha Ezekiel, wiyumvisha uti? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kumva amajwi yo wita mushiki wawe bivugwa ko ari kwikinisha, hariya majwi wayumvisha ute? Se wigeze unatekereza kumuhamagara ngo mbweti ahangaha warengereye? icya mbere, ntabwo njya numva ibintu muhimba muri izi mbuga mugamije gucuruza. Ntabwo njye nyine mbifata ko muri gucuruza nkajya mu bindi. Ibijyanye no kwica Ezekiel, mu magambo makeya, ibyo bintu byose umbajije bitarahimbwe, ibyo gutya ndajugunya ndikira hariya, ibyo nyiri bwite yivugiye, kuko nuko mubayeho. Uburyo mubayeho, iyo ugeze kuri Dianne Rwigara ubagira ibisiga, wagera kuri Victoire ukabagira ibisiga ku mafuti n'amakosa yabo. Kuki nanjye ungera uzabivuge? Kubera iki abantu nibakumva neza nk'umusesenguzi, nk'umuntu wize ufite masters, uhagaze hagati uca urubanza uraramye mu bavandimwe, nakwaje ni amajwi Mutesi atuka uwanyanasiya, uravuga icyo uti ntacyo nabivuga. Turakoza ntago njya menya ibyo mwahimbye n'ibyo mutahimbye. Oya, Mutesi ntabwo yarabyemeye. Ntago njya menya ibyo mwahimbye n'ibyo mutahimbye. Bitarahimbwe Mutesi yarabyemeye. Izo mpamvu rero ibintu byose biganishije muri uwo mujyo niyo njyana, akanwa byaturutsemo kose biri kuri izi YouTube mbifata nk'ibihimbano, mbifata nk'ibihuha. Iyo rero maze kwifata gutyo mbyigiza ku ruhande, nkakunda mushiki wanjye, nkarinda mushiki wanjye, protect, namwe nkabareba nkabona muri abavandimwe, ariko nkabona sinzi ibyo muri, ariko nyuma haza kumenya ko mubicururizamo. Wese ntacuruza, mudacuruje ntaza gutunga ingo zanyu yihangana. Kuba yaje akavuga ko Sabe nababuza gucuruza, kuba yaje akavuga ko we na Sabe bafatanye, ariko ntabwo njya mbijyamo na rimwe. Kuba yaje akavuga ko we na Sabe bacuruzaga, nta yindi nyungu bari bahuriyeho na Sabe usibye ubucuruzi, kuba baracuruzaga. Wabyakiriye ute noneho? Tuvuga aho ngaho. Ubu rero hariya yashimye Sabe cyangwa yashimye ndi kuvuga n'ibyo muri kumbaza bajya nta bihuriye. Oya, kandi birahubira nk'ibyo bintu byose muri kuvuga ngo twabaga tuzi ko bari kumwe n'ijambo ry'Imana, twabaga tuzi ko ari uguhugurira abantu guhugura kugira ngo, ariko yavuze ko we na Sabe simbimenya. Iyo mubivuze simbyemera, kubera yuko n'uwo mwanzuro nafashe. Icyo ndi kugerageza kubabwira ni principe generale, amahame twese twagenderaho. Yego, nta wataka mushiki we muto, ariko nubona mwataka ngabatize umuhoro. Nusanga mushiki wawe yiyandarika ku muhanda, uzavuga ngo mushiki wanjye sinkwataka? Ntabwo uzamugirira nka musaza we muri rubanda bakwireba. Ntabwo njya mfata amagambo abantu bavuga ngo ngende nditotora ntotora irindi. Iyo mbikoze mbikora kubanza b'igihugu, kuko bibyo barimo nzaho biganisha. Ariko aba bandi abari bo bose noneho ikibazo cy'amatsinda, ntabwo ndagenda mfata ijambo ndizana nditotora mfata irindi ntotora. Hari Nikigarasha cyavuze kuri mushiki wawe, urakoze cyane, ngushimire kuvuze gutyo. Mukanyiko yaravuze ngo nimwumve amajwi y'umupuri wa Pastor Mutesi. Ngaho gira icyo ubwira Mukanyiko ku majwi yavuze kuri mushiki wawe. Urugero, ikintu uri kugerageza gukora, uwo ni umwanzi w'igihugu, ni ukuvuga ibyo musanzwe muvuga ntemera, ukabivugira imbere yanjye. Impamvu nyine nkubwiye na Mukanyiko, ariko hirya yo kubivugira imbere yanjye ntacyo nabirenzaho, kuko sinakubwira ngo mubireke, nubwo byaba ariko kuri ku mutima wanjye. Wa mwana namwe muri mu bucuruzi, donc kimwe cyo mushiki wanjye mumureke, ndamwubaha namwe mumwubaye, ntacyo bizabatwara. Nibyo azavugira mu wundi mwuka mudashyikiriye, yego, nihagira ubabaza muzasubize nka posage twaza museka muti sinzi umwuka yari arimo.
donc ubusobanuro bw'ibyo bintu buriya mumubajije yababwira ariko nge nka Petero kujya neza kumwe wacu Yesu Kristo nagakiza nicyo nzi ni nacyo Paul avuga ariko amagambo akoresha in particular yego by'umwihariko iyo sinagenda mfata ijambo kurindi avuga iryo gutsindishirizwa ayo ni amagambo n'ubundi buntu n'ubundi buhanga bwihariye niko nakubwiye icyo uvuga kuri iyi nyandiko kandi ni mushiki wawe iyo umuntu arwanyije mushiki wawe ugomba kumurwanya oya ngerega ntabwo ndi kubijyamo ko nawe ujya umurwanya nicyo mbabwira n'ikindi mubireke je ntabwo ari mushiki cyangwa se nimba mubicururizamo ntimukabinzanemo ntabwo ko ni umuntu mwese ngenda bakunda mwese ngenda bakunda gira icyo ugenda Mukanyiko kuri Mutesi no Mukanyiko n'umusazi yavuze ngo tera gatebe murebe ubusambanyi bwa n'umusazi Mutesi n'umusazi byigaragaza ibyo rero yavuga kandi nawe none n'umusazi none ubushaka no gucuruza views ubwo se koko urambaza ibintu yavuze erega nawe uri kungora mpamvu uravuze ngo uvuga kuri mushiki wawe ntushaka kugira icyo wavuga ariko Mukanyiko ziko mutavuga rumwe nanjye simvuga rumwe na Mukanyiko ariko noneho kuri amagambo yavuze kuri mushiki wawe yo uramubwira iki Mukanyiko gira ubutumwa umugenera meze ukuntu wajyaga unjijisha ukambaza ku gisambo butwi cyo mu Burundi ngo kitwabwa nimba mbayahaga none umuntu wese urwanyije u Rwanda sinzi uko bigenda umuntu wese yambuye ihene arikuza agakora ikiganiro uwo yambuye inkoko akaza agakora ikiganiro uwo yambuye miliyoni 30 uwo yambuye pariseri nuko nyine hari igihe umbaza ku muntu n'ibyo yavuze nkabura naho mpera nsubiza gusa kimwe cyo navuga ni iki ni ukuri yaba byashobokaga mugahana amahoro ariko none iyo hajemo bwa bucuruzi bwanyu sinabibabuza ariko nanone ntimwabimvangamo kiretse kubabwira mwese ngo ndabakunda inama uduhaye muri rusange ni nzajya mbareba muri kuvuga ibyo bintu bikoze uko kuntu mvuge nisinze umwuka abavandimwe banjye barimo ndategera myinshi bari principe hari umwuka wo gusenya hari umwuka wo kubaka hari umwuka wo gukunda Imana iyo umuntu aje ambaza ngo uyu yavuze uku yavuze ibi bikajya mu buzima bwe bwite ko yavuze kose bagenda banoshaho bagarura bagyongyora ikigamijwe ari ukugira ngo oya rwose pe birangora nimba navuga ngo si urwego rwanjye nimba navuga ngo byaransize cyane nimba navuga ngo bisaba ubwenge bwihariye kugira ngo ibyo bintu ubivugeho cyangwa ubikoreremo ubwo bwenge bwihariye rero nakubwiye ko ntabwo ngira ubwo bwenge bwihariye bwo kuvuga ngo ku majwi ya ntuzo wavuze kuri ntuzo ariko amajwi y'umunyarwanda ukunda igihugu yavuze kundi munyarwanda ukunda igihugu none se ko abantu bose badatekereza kimwe ubu hari n'abantu muri izi comment bashobora kwandika ati Mutabazi na nawe ukunze ariko uvuze iri jambo nahise mbona uri ikigoryi kandi uyu muntu byanditse nawe ndamukunda ni umuvandimwe nimba atarwanya u Rwanda Mutabazi uramutse ubaye umugenzacyaha mama pasiteri wa Nyanasiya akakuregera cyangwa akakuregera Mutesi wabigenza uti ku majwi Mutesi yatutse uwa Nyanasiya umugore w'ikigoryi gicucu wiyandarika uryo tw'abandi mugore w'intuze ibintu nk'ibyo uramutse uri umugenzacyaha ishyira mu mwanya w'ubugenzacyaha wiyambure kwa Apotre Mutabazi wiyambure kwa Mutabazi usanzwe ubu umugenzacyaha icyambere wakora iki nabanje kwaka ayo magambo ntajya nemera yuko arayukuri usanze arayukuriza wabigenza ute ntago ndayasanga arayukuri nyine uramutse usanze arayukuri uri kumbaza ibintu ntemera ko ari ukuri nyirayo yaje akayemera ninahiza mbe n'umucamanza w'ukuri ninanyiza mvu urumva uburyo bikomeye ariko reka nkubwire ikintu nakora ndegewe n'uwo ari we wese ambaza ibyo ari byo byose yego namubwira ngo mugende mushake ababyeyi banyu nabo mufata nk'ababyeyi banyu abo mwemera nk'abajyanama nk'abantu bakuru kuri mwe babaganirize icya kabiri wese amenye ko buri wese atekereza ukwe kandi akavuga ibingana n'uko atekereza yego nta tegeko rihari kugira ngo abanyarwanda bose bamvuge neza inshingano yanjye ni ugukora ibyo nita byiza nkabikora mu nyungu zabo yego
ariko uzabisobanura nabi akabyita nabi akanyita mubi ni uburenganzira bwe nawe kubivuga no kubitekereza mu yandi magambo nawe gahe mugende mwegera abakuze babafashe ariko nanone igikomeye kuri ibyo kurenza ibindi ibyo umwe atekereza ku wundi bibaye byiza undi ntakabimenye wasanga naje mu kiganiro cyawe ko ntazi ibyo ntekerezaho ugasanga nawe wambaje ibibazo kuko utazi ibyo gutekerezaho imana yaduhishe rero kumenya ibiri mu mutima wa mugenzi wacu niyo nyabwenge kandi ubwenge bwayo ndabwunamiye cyangwa se ndabukeje rero uzaba umwami wawe urasengeye uri indwanyi n'ibyo utekereza byose perfect niyo mpamvu umugabo wese ni ikigoryi kandi akaba n'umuhanga icyarimwe biterwa n'umureba cyangwa hari ibigoryi akaba n'abahanga ntago bibaho urugero Nabali nasomye Bibiliya nyigisha imyaka irenga 15 nzi ko Nabali yari ikigoryi nza gusanga Nabali atari ikigoryi ahubwo mu maso ya Abigail Nabali yari ikigoryi ariko ntago Nabali yari ikigoryi mu maso ya Mikali ni nkuko na Dawidi yari ikigoryi mu maso ya Mikali ariko yagira mu maso ya Abigail akitwa intwari umunyabwenge umurwanyi uzavamo umwami umwambura asengeye no kumwica bakamwishe ariko uzaba umwami gute ku biganza byawe harimo amaraso Apostle Mutabazi muri magambo nandi kubwira ko aho twahimutse iyo umuntu ari kureba undi yego ari no kugenzura ibije nuko abifata yego ako nk'umuntu agenzuye Mutabazi akoresha ubwonko bwa Mutabazi yavuga ati dore umugabo w'igitangaza ariko kangenzura akoresheje ubwenge bwe n'ubwonko bwe yego icyo rero nagira inama abanyarwanda bose kandi ntukamenye ibyo abandi bagutekerezaho cyane cyane ibitari ngombwa cyane cyane bitewe n'abantu by'umwihariko n'abantu baje gucuruza amagambo ugashaka no kumenya ibyo bagutekerezaho hari ibyo avuga ari ibyo gutekerezaho hari ibyo avuga ko biri gucuruza noneho satani abatere n'ibyo yavuze acuruza ubyegereza umutima yego none usange bwa bumwe bwanyu na bwa buvandimwe burasenyutse ndumva aricyo nabivugaho abo bose bagiye uvuga n'abavandimwe beza nibakomeze ko abavandimwe beza aho bishoboka yego ijambo riramubwira ngo nimba bishoboka mu rwanyu ruhande mu bandi n'abantu bose amahoro wampaye abantu bose rero niba mushoboka mu rwabo ruhande ntibakinjirane cyane cyangwa se ngo bagongane cyane mu byo bavuga umwe navuga ibye n'undi azavuga ibye n'undi avuga ibye wa mungani wasenga wakuna bango nusesenguzi bwanjye budakuraho bw'abandi sinzi ukuntu yabivugaga donc uvuga ibitekerezo byawe bidakuraho iby'abandi kandi iby'abandi niba bitandukanye n'ibyawe nibishoboka ntimubigire intambara ntabe hihangana kuko ntidutekereza kimwe ntituvuga kimwe ariko dari limited possible mu bishoboka tworoherane kandi urakoze cyane dusoza hari umugabo witwa Nsengimana Elyse afite channel yitwa Isaro TV uyu mugabo akomeje gufata abakozi b'Imana akavuga ko arabikuzimu arabo kwa Sekibi bata ko ari we mukozi w'Imana ari we muhanuzi wenyine gusa ko abandi bose arabo kwa Sekibi arabo mubarangi mu minsi yashize 2024 yagize gutyo umuvugizi wa RIB avuze ati channel ya Isaro TV ati mbese ari hano mubaje hano asanga nta urimo ninjoro Elyse akora ikiganiro ati murangira ndakurega ayo maranku ubundi muyambarira he muyambikwa nabande ndakujyana parike ndakurega bucyakora ikiri kiganiro ati polisi gisirikare na RDB n'umujyi wa Kigali nibo bansengeye nibo batumye bafungiye restaurant nibo bankenesheje banteye ubukene sinzi icyo bashaka kugeraho arongera ati irangamuntu nabuze irangamuntu nimwe irangamuntu basiragiza igihe kirekire arongera ati migration nayo yanyimye passport nari ifite safari ati sinzi abo baha passport sinzi nabo batayiha uyu munsi yagarutse yambaye intozi yari amavubi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ageze kuri bamwe na bamwe akubita tanzitse Elyse umufata uti ariko hari n'utuntuze twa ututuntu turindi mibu ducana ninjoro nko mu byumba yaravuze ati utu tuntu mubona mwita ngo turinda umubu ati
twica abantu indirecte. Ntabwo tuzi niba yarabaye umuganga, ntabwo tubizi niba yarakoze muri minisante, ntitubizi niba yarakoze muri RBC, ntitubizi. Aho ubona ko nawe atangiye kugira umwuka wo kuba yakwangisha abantu ubutegetsi buriho. narwanye intambara yo kutavuga ku bantu, ariko nta nubwo nabavuzeho basi. Reka gusa mbigisha amahame yo kuba. Ejo bundi tubondazanye video ya Kizito Mihigo, azana video ya Jean Paul Samputu, akubita kuri channel ye. Ati dora bona koranye na bibiganiro mbona nk'ikitegererezo muri jewe. Reka mbigisha amahame y'ubuzima muri rusange ntavuga ku bantu. Oya. Uwo muntu ibintu yakoze byose umbwiye kandi narabyumvishe byangezeho. Yego. Harimo ibintu bibiri. Icyambere ashobora kuba ari injiji. Ubujiji hari n'izindi njiji mbona kandi zidakora ibyo. Yego. Ubujiji burimo n'ubugoryi, burimo donc cocktail y'ubujiji n'ubugoryi bifatanye. Soit nicyo kintu ntago mbyemeje, nicyo cyangwa akaba afite ubwefudereri muri we. Ubwefudereri no kurwanya yego, kutemera inkotanyi, nyine kumva ari gipinga. Yego. Ni ikintu kimwe muri ibyo bintu bibiri kandi sindagenzura icyari cyo neza. Twaba tugize ibyago byombi ari bitatu bimuriho. Yego. Ariko impamvu navuze mu bujiji nuko ubujiji bushobora kukavaringa ko ushobora kubikora utazi ibyo urimo. Wowe ukabuzi ko nyine nta kibazo. Yego. Sibyo? Ubwo nshaza kuvuga ko ayo magambo yavuze hari umuntu ushobora kuba ari yashaka kuvuga. Ari nari mu mutima. Yego. Ariko akabaye kubwira muri babiri akagata ariko ndacecetse ntabyo navuga. Kuko afite ubwonko buzima bumwemeza ko ibyo bintu ntago ari ibintu byo kujya ku musozi ngo ujye kwamamaza. Yego. Kuko ubwabyo si bizima. Sibyo nakubwiye nkakubwira ngo kuri Vigitware ngo nimba hari n'ibyo atekereza nabo ba Dianne bajye bareba ko twamutoye 9/18 bumve ko tutemeranya nabo. Nimba mwana bitekerezaga ntawe ubabuje gutekereza ibyo mutekereza, ariko mumane mu mitwe yanyu. Yego. Kuko nimba abanyarwanda ku kigero cya 9/18 batemeranya n'ibyo bintu murimo. Yego. Mwamwakisha mwamwahiye. Rero reka mvuge ko hari n'uwabatekereza nk'ibyo yatekerezaga, ariko yareba abanyarwanda 99.18 injyana barimo, ayavuga ati nubwo nambitekereza si ibyo gushyira ku karubanda hanze. Yego. Uwo muntu twavuga ngo nubwo hari ibyo yari yayobyemo mu ntekerezo, ariko byibuze yagize ubwenge. Yego. Sinabwira ngo iki, umugabo aca umugore we nyuma ariko akagira ubwenge bwo kutabikorera kuri kaburimbo cyangwa muri kaburimbo hagati muri zebra crossing, akajya gusha bamwe bakajya no mu ntara. Ibyo rero ntaho bitaniye no guca umugore wawe nyuma ukajya kwikorera muri rompuwe. Wabona abantu batari kureba ukajya uvuza amahoni. Icyambere umugore wose uwawe uri muri rompuwe nta karingiti washyizeho. Yego. Ibyo bintu umuntu abikubonanye yakwita iki? Ndikumva n'ijambo n'ubusazi ryazamo. Sinzirera impamvu ibyambere bikorana n'inzi karabikora akaza akasaba imbabazi akabihagarika bikarangiriraho. Ikimenyetso kigaragaza umuntu wari wibeshye akanabibona ko yibeshye. Ariko iyo ubonye umuntu abikora akabisubiramo agakora ibyo gusa nabyo, reka nkubwire kuri akanga kawo gatoya. Si numvisha umushiti wanjye Onika avuga ngo wagaragaje inzu avuga ngo habura ibi nibi. Suko se muri YouTube basaba amafaranga yo kurangiza inzu cyane, turabiyobewe se nibyo. Ariko ubundi mujye muba confident uzuvuga ngo naje kubasaba amafaranga yo kurangiza inzu. Yego. Urabiki erega reka tubyemere muri ubu buryo. Hari abantu bamwemera niyo mpamvu bamureba. Hari n'abantu bakubwira ngo nje namureba nta nundi nareba, sibyo se? Cyane. Tukabakozi b'Imana bazima bafatika. Uzi ikintu bita accusation par miroir? Reka mbigusobanurire. Accusation par miroir ngushinja ikintu ngewe nakoze cyangwa se kindimo. Abagabo benshi barabikoreye, umugabo yaciye umugore inyuma ari yitorotoza ku mugore akamubwira ati kandi ubwo wagiye muri babagabo bawe.
ibyo babyita accusation par miroir. Njye nakoze ikintu ariko kugira ngo utakinshinja nigira uwa mbere wo kugira gute mu cyuma cy'amasengesho abantu bajyaga bidukora Imana ikavuga ngo ari umusambanyi wanze kwihana kumbe byarakozwe n'umuhanuzi kazi agahita atangira kuvuga indimi ati Imana namwe ngo abasambanyi mwihane ngo nimutiyanira bakubita wa murondoro utari ari gukora umukwabo nk'uwo ni atari. Rero uwo muntu uri kuvuga imyuka ashinja abandi ntacyo mvuze ariko ibyo navuze abantu bari kubyumva. Ntabyo wavuze ibyo wavuze bari kubyumva. Ikindi nubwo navuze ibyo navuze byose afite ubuhanga afite escroquerie y'ubuhanga gute akombina ibintu byinshi cyarimwe kandi bizana amafaranga yizewe. Yego uvuze nabyo twazara abantu bari bukwange ariko ifasha abakozi b'Imana bose bakoreshwa imirimo n'ibitangaza mu buryo bw'amavuta na anointing na Pentecostal what iyo bafashe bose ugakubitira hasi cyarimwe aba bakunda barakwanga yego ariko babandi bari hagati na hagati n'ubundi bagumutse baguye ku bijyanye n'iby'umwuka n'iby'itorero bose barakwandikira bavuga ngo niwe mukozi w'Imana muzima. Yego icyo ni cyambere ubwo urumva yise yirehereza abantu kandi ikindi baza bagamije kuguha amafaranga. Ikindi ariko wowe ukababwira ko utajya waka abantu amafaranga yego kuko uba wasenya abantu bose ngo baka amafaranga. Uzi ikintu ukora icyo gihe wowe urabasaba ukabereka kuri masikini bagomba kugufasha cyangwa ukabereka ko hari ikibazo ufite yego ukabihorera bo ngo bakibwiriza ngo baje kugufasha ngo cyane ko uri umunyakuri ngo barakwemera. Noneho rero akora umugozi umeze nk'inyabutatu yego noneho ashyiramo n'ikintu cyo aho gateye n'ubwoba ujye umutinya nabonye ujye ukunda kumuvuga ahubwo ujye umutinya gwerewe munsi nuwango yamenye ahantu harya iyo ushaka amafaranga y'umuntu urwanya ubuyobozi buriho mu Rwanda no gutakagiza Kizito. Yego buriya ejo azamwita umutagatifu tegereza azabikora nabona amafaranga ari kuza gake yazana kongera ako ngako kibazo cyane kuri yo sayidi ya escroquerie harimo ubwenge. Yego ariko arabikora amaco y'inda icyo cyose siyo bikora amaco y'inda. Ku rundi ruhande nkibaza fata imyuka ugateranya amaco y'inda kavangitiranya nyine nzi ko basi wafata kimwe ukajya mu myuka ukacakira iyo ngiyo ariko nyine ni uwo murongo donc nubango umuntu yashaka kubaka inzu no kuyuzuza hari undi wabinkozeho umushuti wanjye arabinkoraho ajya kuri nubango arashaka kugira ngo abantu bafana Ingabire Victoire bose bamuha amafaranga munyumva neza nibashaka ariko ntagashaka gushyira izina Ingabire Victoire mu kanwa amushimagiza. Yego wicyakora ni ikirero afata Mutabazi igihugu cyose kizi ko batajya imbizi yego akamwataka ariko ntazanemo ijambo Ingabire ntazanemo ijambo ngo waravuze ngo she deserve the bullet no we akakwatakira ku kindi kintu cyo gihe umuntu yari yanyatakiye ku bintu ngo byo bangona ngo ngiye gutandukana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yego abantu bose bari barwaye Mutabazi bakabona hari umuntu wafashe ikiganiro cy'isaha mwibasira bahita bavuga ati twabonye umuntu yego waduhangamurira wa muntu twari turwaye wananiranye bamenya ko rero wenda ari umukozi w'Imana bagahita bamubwira ati ariko nta turu ukeneye ntiwanadusengera ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego ni ukuvuga ngo rero nawe hariya yakoresha ubwo buhanga kuko hari amagambo uvuga utigeze winjira cyane ahantu yego ariko umuntu wese uri kumva agahita abona ko ntujya imbizi na RDF ntujya imbizi na filozofi yayishyizeho ntujya imbizi na RIB ntujya imbizi na filozofi yayishyizeho ntabwo uri kwinjira cyane ariko uri kugaragaza yuko ibimenyetso uri kugaragaza yuko uri mekonta uri kugaragaza yuko utishimiye yego imikorere ariko ibyo bintu mbwira ni ibiki
nese umunge mvuga ngo muri baniye mwishyura abaturage amatelefone se nakiraga sinyazi bivuze ngo hari imvugo uvuga bagahita bavuga aha uyu ni uwacu so noneho hari kuba bagiye barabyitiranyije barabinkekeye atari byo hari no kuba rero baza none muri inbox bagashimashima bakumva kumbi yego buriya reka nkubwire ntago yavuga ari amagambo ngabura abantu bamusanga muri inbox baganire biriya buriya nk'inzego zinjiye zikamenya ibyo baganira wajya kubona ukabona umuntu bamwambitse iroze arimo arabyisobanuraho basi kandi ikindi nkundira ubuyobozi bwacu hari igihe buba bunabizi ibyo wirwamo yego ariko bukabireba katarashonje reka arimo arashaka ibirayi n'ubundi nimba tumutunze n'abaciye mutobo bose wenda ntago bavuyeho byarashizemo yego reka tumubare nk'aho wavuye mutobo tumutunge nkabo tuzamucungira hafi atagira ibyo gusa yangiza ariko birababaje niba Mutabazi mu mushinja ko ngari umukozi w'Imana ngakavuga na leta neza none se utugiye muri Bibiliya wemerewe ko umukozi w'Imana ukanavuga leta nabi ntabwo byemewe wenda reka kuyivugaho ube neta ariko nujya kuyivuga uyivuge ushyikira ubuyobozi Paulo yavuze ngo musengere ubuyobozi buriho none se ubwo wari kubusengera cyari kubusenya no kubusenya bene abo baba basenya ariko ntabwo Imana izaba ariko kimwe cyo utambwira utanampakanya iyo umuntu avuze ngo ribu waradefu ngo bampombeje akabivuga yikunkumura mba mbizi ko hari abantu birigiriye bamuha amafaranga cyane kandi atari make cyane icyo uzaza kukimakanya nzamubwira ngo uri kumbeshya nkaho ngiye bitambayeho se nubwo njyewe ntago byabaye ngo nyafate ariko babaga baje bashimashima icyo usabwa gusa ari ukuvuga ijambo gutya cyangwa se avuga ati nusubirayo none ukubitire mu ivi hano nawe akavuga ati ndabikora mu bwenge batukimara kubikora ndahita nshyiraho 1000 ubu akavuga ati inzu yanjye niyuzura nzafata pose ninyegeze njye mu bindi ariko nkibaza uziki ko iyo nzu izajya kuzura inzego zitarakuhamagara ngo jyangu wano reka nkubwire mugirirwa ubuntu n'Imana ikintu nka kiri ugikoze nk'ufiteho ububasha ari njye ufata imyanzuro ntiwangendana donc dufite inzego zishyiramo imiyaga ariko nimba wishyiramo ko zitabibona abo byawe no kuzisuzugura no kuzituka ziba zibibona ibyo urimo cyane ziba zibona yuko ari umuntu ufite umujinya urimo indani mbese sinzi ukuntu nabigusobanurira ku buryo wenda baje reka mwe nk'urugero rumwe rworoshye haje nka UN na Trump na ba Macron bose akamanukira rimwe bakicara i Kigali yego bati mwe abanyarwandakazi bari ku ruhande rwa Paul Kagame mujyaha bari ku ruhande rwa Ingabire Victoire bajyaha uwo muntu mbwiye yajya ku ruhande rwa Ingabire Victoire nge soza ikiganiro hanga ntago ari ibintu wakirwa uncyakisha hari umuntu rero ukavuga ati ndi kukureba nkakubona yego ibiri mu mutwe wawe ndakubona ntago ibintu ari ibintu uri kwigirisha kabiri yego iyo uza kuba umuntu muzima utarangirika wanamenya ko mu byo dushakiramo amafaranga ibyo bintu uri gukora bitarimo yego nge narinzi ko ubundi umuntu wigira shyashya wigira kare umukiranutsi wigira kare uzimana Imana nimba isigaye izwi n'abameze kuriye Imana ni ukuyisuzuguriramo ariko bibaye ari ibyo kuko nari ntegereje kuraza ukavuga uti nge mvuga ibintu by'Imana gusa simvuga amazina y'abantu sinibasira abantu ikindi simvuga ku gihugu n'inzego zazo nge ndaza nkavuga ibyanditswe byera Matayo Mariko Luka na Yohana nkatanga ingero zo muri Bibiliya ngewe ndi umutagatifu ndi umwere basi iyo yigaragaza atyo tugushimire cyane aposo ahari twakavuze ati ni biriya bintu n'ibizima ariko reka nkubwire yego ni umuntu wiza agashinga ko kurya amafaranga y'ikigarasha ibikurikira nimba mu ideology umutima we ari hazima ibyo inzego nizo zizabimenya naho Mutabazi umubaje yakubwira ati uyu nguyu we yamaze gutana yamaze kugenda yaragiye rwose basi ntawe uhari
tubashimire cyane abakurikiranye Ikaze TV Rwanda, mukore subscribe, like na comment, hanyuma dukomeze muri ibiganiro byacu. Twari turi kumwe na MUKANYIKO TV, nayo mugiye mukore subscribe, like na comment. Dushimire Apotre Mutabazi Kabarira Elyse, tubabwire tuti ni umuntu mukunda muri benshi, n'abatamukunda namwe muzagenda mumukunda buke buke bitewe n'ibyo abaha mu mvange. Yabaha imvange rero haraho yageze avunira mu bavi, ahandi ageze akanda mu nda, ahandi ageze ahumura mu maso, ahandi ageze asiga amavuta. Mumushimire muri byose rero, kimwe nuburamo kimwe urabonamo ikindi. Amano namerwa komeze kubana namwe, tugushimira Apostle Mutabazi.